mu mutima no mu bitekerezo byanjye nta cyabihindura ariko uba ku mutoni yarateguye yabivuze ko yinangiye numva mu mutima bitekerezo nta cyamukora ku batsoga hanga ati no mu nyigisho ya murorere sinende icyo mwakora cyose icyo mwakora muzana potre muzane bishop muzane prophète muzane evangeliste muzane simbatizwa yumva mu mutima bitekerezo nta cyabihindura umutoni Jovi Kigali twabuzuza hose kabisa kiza kudukurikiye arakomeza avuga ngo byagezeho ndashaka nkora ubukwe arashaka ararongorwa nawe umubatizo wenyine ugahanga sezerana imbere y'Imana ariko narabihishe ko ntabatijwe mu mazi menshi ngira amahirwe ndasezerana mu itorero ry'abarokore azana muri ba Kristo yarahishe ko atabatijwe mu mazi menshi yarabishe nawe ushobora kuri mu itorero unavuga ubutumwa unaririmba ukora ibiki kandi uranze kubatiza warabishe reka twumve Jovi narabihishe mazi menshi narabihishe ndetse ngo agize amahirwe n'iryo tero ntiryamwaka certificate yuko yabatijwe ane matora ajya ariko we nibayimwa yagize amahirwe cyangwa yabisengera gati mana wacecekesha akoreho bapfuke ku mazi Haleluya turabashuje mu izina rya Yesu. This is Riratweza show. Turabakire rero tubazana ibyo twabateguriye ndi kumwe na Innocent ndi kumwe na Lilian. Mugubwe neza aho muri hose mu Rwanda no mu mahanga. Mugubwe neza pe Imana ibane nawe. Innocent bimeze bitaho bateguye ikirere. Ahantu ubuhamya bw'uwitwa Mutoni Jovi. Ubuhamya uzanye ubuhamya ubuhamya witwa Mutoni Jovi. Mutoni Jovi mu Kigali mu Rwanda. Mu Kigali? Kigali. Uguru mu gihugu. Abanya Kigali gutangwamya ni bakeya. Arakomeza avuga Jovi ya Mutoni ari Kigali. Ari Kigali. Mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mu mujyi mukuru w'u Rwanda wa mujyi ukeye cyane muri Afrika. Kigali irasobanutse wowe utayizi uzazurebe. Irasobanutse mujyi ukeye. Arakomeza avuga ngo Yesu ashimwe ndashima Imana ko yambohoye nkabatizwa mu mazi menshi. Mutoni Jovi nuko atangiye avuga. Ndashima Imana ko yambohoye nkabatizwa mu mazi menshi. Nabatijwe ku gahanga nkiri muto ariko nza kuva muri iryo dini njya mu itorero ry'umwuka gusa nkomezanya umubatizo wa mbere wo ku gahanga yavuye mu idini y'amaze ku gahanga ajya mu itorero ry'umwuka aguma no mu mubatizo wa mbere yashaka kuderanje yanga kuderanje agumana akomeza umubatizo wa mbere wo ku gahanga kubatizwa mu mazi menshi nabyigishijwe n'abantu batandukanye aza kwishona umubatizo aza kubigisha n'abantu batandukanye ariko ndinangira pe ni Jovi muko ni Mutoni yarakomeye ku gahanga yarakomeye ku mubatizo yo ku gahanga bamwigisha ko umubatizo mazi menshi baramwigisha n'abantu benshi sinumwe ngo ariko arinangira araza muri nangira ngaka ndinangira pe hanyuma ndinangira pe kugeza ubwo umukozi w'Imana yambwiye ngo nindeke azambatize njyenyine ndamuhakanira kuko numvaga ari ukutemerana kw'amatorero n'amadini kuko numvaga mu mutima no mu bitekerezo byanjye nta cyabahindura Mutoni Jovi yabatijwe ku gahanga ajya mu itorero ry'umwuka bamwigisha abantu benshi bamwisha kubatizwa mu mazi menshi arinangira none avamo umuntu umwe azavuga ati ariko wese ntaza koza twenyine wenda bitari rusange nabwo aranga amwihambira aranga ngo Jovi yumvaga ko kongera kubatizwa mu mazi menshi ari hangana ry'amadini atari ubushake bw'Imana yakakavuze yumvaga ko ari hangana ry'amadini abantu dukiraho buri hari abantu kutemerana ari bameze gutyo hari amadini yaciye twavukiyemo batwase ku gahanga noneho dukirijwe batwisha ko tubatse mu mazi menshi gusoma ibyanditswe nanjye ndanabifite nabisoma noneho bamwe n'ubu hari abantu banze kubatizwa cyangwa se bakazi bavanga bano guhangana kw'amadini no kutemerana uko mindi idini bambatize oya Jovi yabyumvise ngo yumva ko ari uguhangana kw'amadini kutemerana isoza biterera abisobanuye neza ku myakigere ko atoroshye abisobanuye neza yumva ko ari kutemerana kw'amadini harakana numvaga mu mutima no mu bitekerezo byanjye
nta cyabihindura ariko ku mutoni yarateguye yabivuze ko yinangiye numva mu mutima bitekerezo nta cyamukora ku batso gahanga ati no mu nyigisho ya murorere sinende icyo mwakora cyose muzana potre muzane bishop muzane prophet muzane evangelist muzane simbatizwa yumva mu mutima bitekerezo nta cyabihindura umutoni Jovi Kigali twabuza hose kabisa kizera kudukurikiye arakomeza avuga ngo byagezeho ndashaka nkora ubukwe arashaka ararongorwa nawe umubatizo wenyine ugahanga sezerana imbere y'Imana ariko narabihishe ko ntabatijwe mu mazi menshi ngira amahirwe ndasezerana mu itorero ry'abarokore azana muri ba Kristo yarahishe ko atabatijwe mu mazi menshi yarabishe nawe ushobora gukora mu itorero unavuga ubutumwa unaririmba ukora ibiki kandi wanze kubatizwa warabishe reka twumve Jovi narabihishe mazi menshi narabihishe ndetse ngo agize amahirwe n'iryo toro ntiryamwaka certificate yuko yabatijwe andi matora ajya ariko we nibaye mwana yagize amahirwe yabisengera gati mana wacecekesha akoreho bapfuke ku mazi arakomeza avuga ngo ariko igihe kimwe maze guhura na Pastor Patrick uko yagiye atwigisha imyumvire yanjye yarahindutse yagiye hindurwa n'ijambo ry'Imana ritangira kumbohora none ubu ndashima Imana ko yambohoye nkabatizwa mu mazi menshi uko wanjye Jovi Imana ibaye cyubahiro byashoje batiza twahuye yahuye na Pastor Patrick twahuye ndamwigisha mukobwa wanjye Jovi narakubatije ndakwibuka cyane gubwe neza rwose ntabwo gusa sinenzi iyo code ikomeye yari maze imyaka nk'iyo nge ntabwo warabihiye ntabwo nenzi ko winangiye arinda arongorwa bamusezera mu rusengero nk'umukristo uje ibisabwa atarabatijwe n'imfura cyane avugisha ukuri ariko tuhuye ndamwigisha aka kareka gasubira pastor ariko igihe kimwe maze guhura na Pastor Patrick ariwe pastor wanjye agenda atwigisha imyumvire yanjye yarahindutse kuva twahura akaza kujya mwigisha uko yiga ijambo twiga mwigisha ijambo imyumvire yarahindutse yemera kubatizwa ndamwibuka namubatije rwose ubuntu Imana wamumanukiye cyane mutoni Jovi muri Kigali mu Kigali ako gusa icyo ntarinzi icyo ntarinzi ko wari warinangiye hari abantu bamwirambye akabananira kandi wumva yanze ko amatiza rwihishwa nge namatiza abantu usabire cyane rwose ngo yabohotse mu bantu benshi ariko wamya ni bwiza ubu hari abantu twumva barimo gufashwa cyane hari abantu twumva nge tutararenga hano ngenza ahantu kera ariko wenda nayo yarisuye nza ahantu muvuga ubutumwa bwo ubutumwa aho ngo ubutumwa amatorero ya kirokore hirya no hino ariko anatazi ko atabatijwe bireze cyane nge nabibwiwe n'umuvandimwe yabiganirije nabati nge sinzabatizwa nawe ubuhamya yarangiye gusa nge mu itorero benda bamwibikira uvuga ubutumwa bakajya bakunze mu matorero hirya no hino atarabatijwe abantu bo barahari bakomeye ku mubatizo wabo w'idini ariko mu by'ukuri muvandimwe so guhangana kw'amatorero so guhangana so kutemerana n'ukuri kwa Bibiliya umubatizo wo kugahanga siyo Bibiliya ivuga Bibiliya umubatizo uvuga mu mazi menshi niyo rero Jovi yatanga ubuhamya ko duhuye twakunze kumwigisha yagiye ahindura imyumvire amakoda amuvamo aza kwemera kubatizwa nabizi ko abatizwa mu mazi menshi yasigaye n'abantu bose babireba ari benshi rwose abantu badukurikiye banze kubatizwa muvandimwe wowe utarabatizwa ugomba kwemera kubatizwa biravuga ngo niwe wizera agakizwa akabatizwa azaba akijijwe niko Yesu yavuze impamvu rero iyo wizeye Yesu mwami n'umukiza ukajya mu nshingano z'itoro ukagira ute utabatizwa mu mazi menshi hari ikintu utaruzuza kandi iyo byanze kuba intagondwa bishobora no kubuza kujya mu ijuru ugomba guca bugufi kubatizwa mu mazi menshi natwe tubabwiza twabatizwa mu mazi menshi nanjye mbwire Jovi yarabizi n'abandi badukurikiye nanjye mu idini navukiyemo mvuze idini navukiyemo babatizwa ugahanga ariko maze gukizwa namenye ukuri tubatizwa mu mazi menshi nanjye ufite ububasha bwo kubatiza abandi rero utarabatizwa kandi warakijijwe turagusabye ngo uce bugufi wemere ukuri kw'ijambo ry'Imana ubatizwe mu mazi menshi Jovi yarashoje se yasoje avuga ngo ndashima Imana ko yambohoye abatizwa mu mazi menshi yaramuhoye kabisa nkavuka bwa kabiri amen
yavuze bwa kabiri yarataravuka yaratavuga bwa kabiri Bibiliya yavuga muri Matayo ibice 3 wewe ku murongo wa 13 havuga uburyo na Yesu yabatijwe iyi mpamvu nemera umubatizo neza si ibintu byinshi bavugaho nuko Yesu yabikoze iyo ngingo gikunda kwiyigisha cyane iyi mpamvu nemera umubatizo w'amazi menshi suko abawisha ari intyoza mu kuwunyemeza oya icyatumye mwemera cyane nuko nasanze na Yesu Kristo umwana w'Imana kugira ngo atangire kubwiriza kugira ngo yemerwe nawe kugira ngo nawe yabatijwe amazi menshi cyane rwose nushaka kubibona uri mu Matayo ibice 3 uri ku murongo wa 13 ni ibintu dushobora twatindaho ni bire Matayo 13 Matayo 3 13 yo ku 16 cyangwa se asome vuba vuba icyo gihe Yesu avi Galilaya ajya kuri Yorodani Yesu avi Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize asanga Yohana ngo amubatize Yohana umubatiza yarabatizaga Yesu ataratangira kubwiriza ava iwabo Yudaya ajya kuri Yorodani asanga Yesu ngo agira ate asanga Yohana umubatiza ate komeza nawe ashaka kumuhakanira Yohana umubatiza ashaka kumwangira kumuhakanira avuga ati se kuko yaramuzi Yohana umubatiza we yarazi Yesu ko umwana w'Imana yaramuzi uko yaramuvuzeho yaramaje aramumenya avuga ati si mu uyu ngabo sinamubatiza niyo akaba yambatiza ngo mubyumve hanyuma ko ari gihe wari ukwiriye kubatizwa nawe none ni wowe unsanze Yesu aramubwira Yesu aramubatiza ati aramusubiza ati emera ubikore ntuhakane Yesu ndakwenda kuko mu byo uvuga nshaka kwa nkuru ariko emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye nibyo bidukwiriye ngo dusoze gucyanuka kose amen Matayo 3:13 uzo kwasoma witonze nicyo cyanyemeje umubatizo nagituma nanjye mwigisha abandi Yesu umwana w'Imana uyu twizera ducunguye yarabatijwe amazi menshi yavuye aho yari Galilaya yavuye Galilaya ajya kuri Yorodani ntabwo yarananiwe kuvuga ngo muzana amazi musukeho yarabinaniwe ariko yarazi gutandukanya ku gahanga no kujya mu mazi wowe utarabatizwa mu mazi menshi ukeneye kubatizwa mu mazi menshi n'umwana w'Imana Yesu Kristo yemeje Yohana kumubatiza abantu emera ubikore nibyo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gucyanuka kose kubatizwa mu mazi menshi nukwemera gusohoza gucyanuka kose kubatizwa mu mazi menshi ni uguca bugufi kubatizwa mu mazi menshi ni ukugandukira amahame y'ubwami bw'Imana Joviye byo biratangaje tugiye kubanya bwe bwa kabiri yashoje iby'umatizo babyumvise nawe ushidikira ku matizo wemere kubera ko Yesu yawemeye gusa Yesu yemeje Yohana umubatizo ngo namubatize niba yemera Yesu yemera umubatizo yemera Yesu Kristo umwami w'umukiza ugomba kwemera kubatizwa niko Yesu avuga no muri Mariko ngo mugire mubwiza abantu bose mubabatiza kimwe mu bimenyetso yuko nakijijwe nuko nemera kubatizwa cyane rwose iyo roba ntabwo uvuga ngo ndatura Yesu gusa mu manyumatizo w'idini ubufitemo ikibazo uvuga ngo ubutaca bugufi ubutarambira agakiza neza ugifite amahame yawe ugenderaho ariko Joviya mutoni yemeje ko yabyemeye natwe niyo mpamvu tubatizwa niyo mpamvu nanjye namwigishe niyo mpamvu nanjye mbatiza nanjye nabatizwa mu mazi menshi n'umushumba wambyaje ubutumwa nayo yabatizwa mu mazi menshi kubatizwa mu mazi menshi ni principle y'ubwami bw'Imana ngo ukizwe watura ko Yesu ari umwana hanyuma ugacubizwa kubatizwa ni ugucubizwa ukava mu mazi si uguhamagara amazi wowe ni ugusanga amazi ugomba gusanga amazi abantu hari abantu bayahamagara buri muyazane musuke ntugomba gusukwaho amazi ugomba gucubira mu mazi ugomba gusanga amazi Yesu yavuyeho yarari asanga Yorodani ugomba kuva uri mu cyubahiro cyawe ugasanga amazi cyane ugomba kuva aho ugasanga amazi suka ngo muyazane mu gakombe muyazane mu isorori oya nugusanga amazi niba Yesu atarayahamagaje ntugahamagaze amazi cyane ntugahamagaze amazi maze ugahanga sanga amazi ubatizwa amazi menshi ubatizwa amen Joviya Imana imugisha muri mukobwa wanjye gubwa neza Imana igumisha myinshi ufite ubundi buhamya afite ubundi neze mu matizo gusa reka ijambo ry'amukozemo akazi gakomeye aravuga ngo ndashima Imana ko yampaye kubabarira ngeze ku mbabazi noneho umuntu uvuga ko yababariye abarisi arashima Imana ko yamuhaye kubabarira uwo ni Joviya mutoni wa mukobwa wanjye nzi w'ikibano wa Kigali cyane Yohana yamuhaye kubabarira narakomeza avuga ngo nakijwe mfite ibikomere byinshi kandi natewe n'abavandimwe nari nuzuye urwango rwinshi ku buryo numvaga abo bantu nta cyatuma mbababarira yagize ate nakijijwe mfite ibikomere byinshi
kandi natewe n'abavandimwe nari nuzuye urwango rwinshi ku buryo numvaga abo bantu nta cyatuma mbababarira. Birakaze bavandimwe, nta muntu ku isi udafite wamukomerekeje nawe, ariko ikibikuraho no kubabarira. nta kindi. Ariko umukobwa wanjye yavugisha ukuri cyane, ukuri yari yuzuye ibikomere byinshi yatewe n'abavandimwe. Mwumve n'undi Yesu yavuze ngo umwanzi wawe hagaze aho wakujya nuwa hafi aho, n'ubundi umuntu wagukomeretsa nuwa hafi aho, uwo mubana, mufite mupfana, mukorana, mwigana, muturanye, niba gukomeretsa nta wundi wagukomeretsa ariko ngo abafitiye urwango rwinshi mwumvaga nta cyatuma abababarira. Reka twumve. Arakomeza avuga ngo ariko uko pastor yagiye atwigisha, uko pastor yagiye atwigisha, uko nagiye mwigisha, uko agiye umwigisha ku mbabazi, numvaga ari njyewe abwirwa rimwe na rimwe nkababazwa n'ijambo, kuko avuze kubabarira sinashakaga kurekura urwango n'inzika. Uko nakoze kujya mwigisha mbigisha havuga no kubabarira, yumvaga ari we ijambo rivuga rimwe na rimwe cyane rwose. Ijambo ryo kubabarira niko bimera. Abantu ufite ikintu yanze kurekura y'ijambo rije kandi n'abacimanza ubwo yase yavugaga ibiki n'ubu haraje mucisha abantu uko namwe bafashwa, hari n'abamwe mwabasa bavuga ibiki baravuga ibiki niko abantu bameze, uko bumva kubita ikintu cyabo kandi bashaka ukuri gucumita za kamera za ngo ni inkota. Ijambo ni inkota. Inkota rero ntabwo wakwishima ko inkota ikubaga ababyishimira se wowe wemera kubaga arakana avango sinashakaga kurekura urwango n'inzika, kuko nari mfite gahunda yo kuzihorera. yaranze yumva yuzuye urwango n'inzika ku bavandimwe bamukomerekeje, ndetse ko namwigishaga ijambo ryo kubabarira ko nkunda kubivugaho cyane buriya akumva niwe rimwe rimwe agataha yarakajwe n'ijambo ko ngo yumvaga ashaka kurekura inzika n'urwango, ngo yari afite gahunda yo kuzihorera. Icyatumaga arakara adashaka kurekura nta kindi yashaka kuzihorera. Nawe udukurikiye ushobora kuba ufite ibikomere by'abakubabaje, ndetse ukaba ufite gahunda yo kutarekura urwango ushaka kuzihorera. Muvandimwe wowe dukurikiye, babarira abavandimwe bawe, babarira umuntu wakubabaje, babarira umugore, babarira umugabo, babarira abakobwa mwakoranye, babarira abantu mwigana cyangwa mwiganye, babarire kuko urwango ni wowe rwica, kubabarira niwe bikiza. Akomeza avuga ngo ariko pastor akajya atubwira ko umuntu utababarira nawe Imana itazamubabarira. Reka bite amasomo cyane Mariko 10:26 ariko nimutababarira abandi so mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. N'abavuze nimutababarira abandi so mu ijuru nawe ntazakubabarira. Kubabarira rero tega amatwi, kubabarira njyewe kukubabarira n'urugero njyewe kukubabarira si inyungu zawe, ni inyungu zanjye. Icya mbere biranduhura biramboha, icya kabiri nanjye bingira umukandida wo kubabarirwa na data. Akwaba ukumvise kubabarira kwawe nizo nyungu zawe. Icya mbere birakuruhura bigakuraho igikomere ukavaho umutwaro. Icya kabiri nawe bikugira umukandida wo kubabarirwa n'Imana data, uko Yesu yavuze muri Mariko 10:25 ngo namwe nimutababarira abandi ibyaha babakoreye na so mu ijuru ntazababarira. Niba ushaka ko Imana ikubabarira ugomba kubabarira abandi. Umuntu wakubabaje, umuntu agukomerekeje, rekuraho inzika, kuraho urwango, rekera umugambi wo kwihorera, ahubwo wakire kubabarira ngo nawe ubabarire. Nawe witonze neza ukareba nubwo hari abakubabaje bura nawe ufite abandi bababaje. Banyumvise hari abakomerekeje kuko nawe nahandi wakomerekeje. Uko ukeneye ko uwo muntu ukeneye kubabarira umuntu niko nawe ukeneye kubabarirwa n'undi. Iyo ubabariye uriya nawe ubabarirwa n'undi n'Imana ikakubabarira. Muvandimwe, ubuhamya bw'uyu mukobwa cyangwa uyu mubyeyi Jove yamutori bugufashe nawe uko namwishyuye kubabarira yaje kwemera kubabarira, uko yamenye ko natubabarira n'Imana itazamubabarira. Kandi ikamubwiza ukuri nubwo Imana waba utayemera nta muntu akeneye kubabarirwa nayo. Nta muntu akeneye kubabarirwa n'Imana nubwo waba utayemera. Nta muntu akeneye imbabazi z'Imana, nta muntu akeneye ko Imana imukunda, nta muntu akeneye keya y'Imana, nta muntu akeneye keya y'Imana kugira ngo Imana iguhe keya yayo igukunde cyangwa ko ikubabarire. Ukuraga gukunda ikubabarire nuko nawe wabarira. Mariko 10:26 sibyo mpimba aya n'amagambo Yesu yivugiye. Mariko 10:26 ariko nimutababarira abandi so mu ijuru nawe ntazabarira ibyaha byanyu. Kubabarira ni inyungu zawe.
Matayo 10:13 na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima ngo na so wo mu ijuru niko azagira yabwiraga n'umuntu wanze kubabarira inzika n'urwango no gushaka kwihorera nawe bizakugarukira nutababarira. Arakomeza avuga ngo ariko pastor akajya tubwira ko umuntu utababarira Imana nayo itazamubabarira. Iyo ni point ya mbere. Kandi ko umuntu utababarira atazajya mu ijuru. Iyo ni point ya kabiri. Rwose umuntu utababarira nta iki rwose ntakivuga shize amanga. Umuntu utababarira umuntu ufite inzika n'urwango umupanga kwihorera nubwo wawe uri umupasiteri ukomeye nubwo wawe uri igitangaza mu isi nubwo wawe uhanura nubwo wawe ufite amafaranga nubwo wawe umuyobozi utangaje ntabwo uzajya mu ijuru. Ijuru si ry'abantu bafite inzika, ijuru ni ry'abababariye bakababarira. Wanyumvise? Ijuru ni ry'abantu bababariwe bakababarira, si ry'abantu bafite inzika. Hari n'abantu bangu barababariye kandi ari ukurenza. Oya kubabarira nuko babasukurenza. Komeza. Akomeza avuga ngo arongera atubwira ko kubabarira ari inyungu z'ubabariye. Twabivuga mu kanya rwose. Ni inyungu zawe n'inyungu zanjye. Hanyuma numva ndatsinzwe. Senga Imana kugira ngo inshoboze kubabarira. Amina. Arakomeza avuga ngo none ndashima Imana ko nababariye abantu ndetse sigaye mbabarira kuko namenye ko yashima Imana ko Imana mushuje kubabarira yakubabarira abantu babari bagavana gusa babariye none ngo asigaye babarira asigaye babarira kuko namenye ko ari njyewe bifitiye inyungu. Yes, kubabarira kwa Jovia ni inyungu ze. Kubabarira kwa wa mukobwa we, kubabarira kwa mama we, kubabarira kwa musore wa mugabo we, kubabarira kwa wa muntu we ukumva ni inyungu zawe. Mbere kuriye bimugeraho wababariye ni wowe wunguka uraruhuka ukugwa ubanza nawe ufite amahoro nayo Imana yakubabarira ni inyungu ze. Akoze ngo ndashima Imana cyane yambohoye ndetse ndashimira na pastor wacu. Amen. Na pastor wacu kubw'inyigisho atwigisha zuzuye ukuri. Amen. Adaca ku ruhande. Imana imuha umugisha ubwo kudufasha adaca ku ruhande. Nigisha zuzuye ukuri adaca ku ruhande. Sidaca ku ruhande. Sidaca ku ruhande. Imana imuha umugisha. Amen. Na wakiriye mu izina rya Yesu mu gukura. Kubwo kudufasha mu gukira. Amen. Amen. Oni Jovia n'abandi bakujya rwahitaresho n'abandi duburi ahandi nkabigisha. Mafite abandigisha abantu benshi batandukanye duburi ahandi. Mwese sinyaca ku ruhande bivuze. Ndamukunze cyane ufite ukuri kudaca ku ruhande. Nigisha ijambo ntaca ku ruhande. Kubukuru twigisha. Ubishyiramo kure. Kubukuru twigisha udaca ku ruhande. Udaca ku ruhande. Umuvandi ngiye nigisha ijambo ntaca ku ruhande. Nutababarira ntabwo uzajya mu ijuru. Nutababarira ntuzababarira. Nibyo. Ko niko nutabatizwa ukabyanga uzaba inagondwa mu mwana. Ngimana imumugisha kuko ijambo ry'ukuri nigisha ntaca ku ruhande. Ntaca ku ruhande. Nigisha mo ntaca ku ruhande. Ntabwo ntabwo ntaca ku ruhande. Nigisha ntaca ku ruhande. Aho kurasa urarasa. Umva pastor. Aho gukubita inyundo ukubita inyundo. Aho umwambi utera umwambi. Aho icumu kubita. Ntabwo ntaca ku ruhande. Nigisha mo ntaca ku ruhande. Aho umwambi ubita umwambi. Aho inyundo. Aho inyundo. Aho ishoka. Nakubita. Niko kuzabatura. Ni kuri kubatura abantu. Ubwangu byemere buri ko yatahaga Javier ko yatahaga. Yaraka. Ndabizana benshi barakara. Akagira umujinya ariko nyibakaza kumva. Yaramufa urumva abanyarwanda sinani birabivuga neza. Ariko abanyarwanda ngo kuri kurakiza. Buryo ubanza ukuri rwanda gupita. Ukupita umutima. Cyekora kurimbuka. Niba ukuri kwijambo y'Imana tukwigisha kutagukiza. Ubwo ro kurimbuka. Ariko niba uri ubugingo ushobora kurakara ukanyita amazina ushaka. Ariko final. Kaza kukiha. Abantu twende kwihagarara hereye. Niba nihagarara. Pastor umuntu wavuze ngo ikintu kigaragaza ko wabaye mushya. Nuko wemera kubabarira. Cyane ako niko icyo kigaragaza ko wabaye mushya mu Mana nuko wemera kubabarira. Abantu bafite inzika bavana abantu bafite inzika ugasangira gufite inzika bakarenza ukagira uryanye. Abantu bafite inzika kandi ari ukuntu n'umuco wacu cyangwa ikinyarwanda cyacu kisa n'icyinogereza akumva bavuga ngo gusa kurenzaho ntacyo ngo renzaho ubuzima bukomeze. Twebwe ijambo ry'Imana abana b'Imana nubwo tuvuga ikinyarwanda twe turenza abanyarwanda turaba abana b'ubwami bw'Imana ntabwo turenzaho turababarira ukuramo ikintu umuzi ukababarira. Byose bivuze neza yarababariye ko amenye ko atababarira atazajya mu ijuru. Cya kabiri ni inyungu ze.
yarafite gahunda yo kuzihora hari abantu tureba ngaho batyaza inkota batyaza imihoro ubwo tuvuga mu buryo busanzwe bende niyo bitaba umuhondo bitaba inkota ni uburyo bwanjye bivuzemo ariko kuvuga uti kanaka shabretse paternuri nzamuteka mamurwa mama nzamuteka uri kana ngiye abafite inzi agenge tuzabonana mwaho ugaseka mwaho ukamusuzama umeze uburyarya uzatuma tujya mu ijuru ntukarenzeho uba wimunga kuraho uburyarya kuraho inzika kuraho ikibi cyose twakibanya bwa Jovia Mutoni uri muri Kigali nawe tuze ko bizere twize ko wumvise tubyize tujye muri ijambo ry'Imana nawe ubuhoke wacyumgo kubabarira kuraho inzika babarira Imana igumugisha abari badukurikiye mugubwe neza mwakira ijambo ry'Imana amina.